Dutangiranye n'umukobwa yazaga asa nk'uri kurya ubuzima kuri bici, akigenda abona amadarubindi imbere ye adasanzwe, gusa umukobwa atangira kubitekerezaho cyane, yewe gusa abona amadarubindi ni meza cyane cyane, agira amatsiko niko kunama afate kuri ya madarubindi. Nk'abantu mwe ntimukajye mupfa gufata ibintu byose musanze ahantu uko mwiboneye, kuko ntiwamenya ikiba kibirimo cyangwa uwabihasize. Arambara nk'ibisanzwe, akomeza kwirira isi nk'ibisanzwe. Gusa nyine ntiyanabyitaho, aho ya madarubindi yari ari asiga ashushanyije akantu kameze gutyo nk'uko murakabona, gafite amaso abiri ndetse n'umunwa gasa nk'aho kari guseka kagaragaza ko yishimye. Muri ako mwanya ka kantu yari amaze gushushanya aho akuye za rinete, arigendera nta kibazo. Bidarambiranye hahita hagaragara ibindi bintu bidasanzwe byongera ya ngano ya cya gishushanyo yari amaze gushushanya muri ako mwanya. Bigaragare ko hari inkurikizi idasanzwe yari yasize ziriya rinete hari uriya mukobwa azikoye. Akomeza kwitarasiriza nk'aho bidahagije, abona ijambo ririho ikimenyetso gisa nk'icyo yashushanyije rimubwira ati uri umujura. Umukobwa bitangira kumucanga, reka turebe, akuramo rinete, akuyemo rinete abona ntabwo bya bintu ari kubireba neza, ahari arongera asubizamo, yongeye gusubizamo gatoya atangira kubona ibintu bidasanzwe, ari kubona umucanga ugenda usa nkaho uri kugenda wibirindura gake gake. Umukobwa akomeza kugenda, rya jambo araryirengagiza. Gusa mwabonye ko hari ikimenyetso gisa nka cya kindi cyari kiri kuri ka kobo kariho amadarubindi. Umukobwa akigenda arakomeza, kumbe mu butaka harimo ikintu kidasanzwe cyaje kimukurikiye, ariko umukobwa ntiyabyitaho kandi ntiyabimenya. Akigera imbere abona irindi jambo rivuga ngo give me tea bag, ati wagaruye izo rinete, garura izo rinete vuba. Gusa umukobwa arabinegirija arikomereza, give me it back. Ageze imbere akomeza kubireba arikomereza, kandi ngira ngo mwabibonye icyo twabonye muri ya butaka ntabwo gisanzwe. Ageze imbere abona handitse ngo give me tea back bitch, bigaragare ko uri kubimwandikira yarakaye cyane, yarakaye ageze no ku rwego rwo gushaka no kumutuka. Umukobwa nyakwanga kumva ntiyatinze no kubona, arasiba bya bindi byose byanditse. Gusa ntabwo tuzi ngo ninde uri kwandika iyi nyandiko, gusa twe twabonye ko kuri uyu mucanga hari ikintu kidasanzwe, ngira ngo mwese mwakiboneye. Akomeza gusiba arikomereza nk'ibisanzwe, akomeza kwirira isi. Gusa akomeza gucunga ngo arebe ko nta muntu waba uri kumwihenza uri kwandika bene ayo magambo. Akigenda imbere arakomeza nk'ibisanzwe, gusa twe turi kubona ko inyuma umucanga uri kugenda wambuka gato gato. Ageze imbere asanga hari irindi jambo rivuga ngo last chance, amahirwe ya nyuma. Bishatse kugaragaza ko ari amahirwe ya nyuma ahawe yo kugarura zino rinete yatoraguye ajyanye. Ngira ngo mwibuke ko bamwandikiye baramubwira ati uri umujura cyangwa uri umwambuzi, wagaruye izo rinete aho uzikuye. Arabisuzugura. Indi nshuro barongera baramwinginga, nabwo arabisuzugura. None kuri iyi nshuro bamuhaye amahirwe ya nyuma yo kuzigarura, ariko umukobwa ntiyabyitaho rwose, arigendera. Ageze imbere bimwanga mu nda, akomeza gutekereza, ese izi rinete ni izande? Ese umuntu uri kunkurikirana yandika bene aya magambo ni inde? Umukobwa asubira inyuma, biramucanga. Gusa nyine umutimanama ukomeza kumurya, umugira inama y'uko yazisubiza aho azikuye, ariko umukobwa
aramaramaza akomeza kwegera aho ya magambo yari yanditse ngo basi arebe ko hari icyahindutse. Ageze hahandi za rinete yazikuye arazihasubiza. Wibuke ko hari hacukuyemo nta twobo twari tuhacukuye, ariko dore arongeye araducukuye agabanyijeho gatoya, arongera agiye gusubizaho za rinete. Nk'ibisanzwe nk'uko zari zimeze azisubizaho, umutima umaze kumurya arigendera. Akomeza kureba ko haba hari umuntu waza ngo abe yafata za rinete bityo amenye umuntu wari umukurikiranye. Akomeza kugenda ahindukira ngo arebe ko hari umuntu waba yaje cyangwa waza kuzitora. Ageze imbere gusa atangira kumva amajwi adasanzwe. Ese yaba ari umuntu uje gutwara za rinete? Too late. Abona ubundi butumwa bumubwira ngo wakererewe. Bivuze ngo yihanganiwe kenshi ahabwa n'amahirwe ya nyuma yanga kuyubahiriza, none ngo igihe cyamurangiranye. Mama ninde uri kumwandikira ibi ngibi? Gusa ikigaragara cyo ni uko agiye kugwa mu kumiro. Too late nk'uko mubireba bamubwira ngo wakererewe, twakwinginze kare. Ako ka mwanya mu mucanga hazamutsemo inyamaswa idasanzwe cyane, inyamaswa y'igikoko iza imwegera ishaka kumufata ngo imurye. Gusa inyamaswa ntigaragara neza, ariko ikigaragara ni inyamaswa y'inkazi irikunkumura. Umukobwa arumirwa. Nyagasani we, ashaka kwirukanka, ariko se n'abantu mwe, iyi nyamaswa ubu ngubu yayisiga koko? Inyamaswa yaramwirukankanye irikunkumura, ariko kuko yamurushaga umuvuduko ni hahandi pe, nta butabazi yari afite, ibiramwegereye. Nuko byaje kugenda ibyo yamukoreye, ngira ngo namwe murabireba. Niyo mbabwira ngo nimugapfe kwiba. Umukobwa nuko yagiye arashonga ahinduka ikibumbe cy'umucanga. Tayari biba birangiye, za rinete zisubirira aho zari ziri hashize icyumweru kimwe ibyo bibaye. Dore uko rinete zagaragaye hahandi yari yazikuye, niko haje undi mugabo witemberaga nawe. Ahageze ahasanga za rinete gusa, ariko ngira ngo mwabibonye icyabaye. Umugabo asa nk'uwigira inyuma neza arebe ese izi rinete nziza gutya ziri ku kimenyetso nk'iki ni izande. Kwibuka gukanda subscribe, like and share kuri channel yacu ya Love Connect Rwanda, dukomezanya n'izindi filime nziza zitangaje. Gusa umugabo afata rinete yari afite mu mufuka, ariyambarira, arikomereza, yanga kwigwa abitindaho, za rinete azisiga hasi. Gusa umutimanama we umubwiye ko atagomba gukubaganya ibintu byose abonye, niko kwigendera. Ngira ngo bishatse gutanga ubutumwa ko ikintu cyose ubonye udakwiye kugishimadukira ngo kijyane, kuko iteka gishobora no kugukoraho. Za rinete birangira bigenze